murebana museka wireba hasi berize ye murebe beri Buwaza aragiye ko aragitiza Buwaza aragize cy'ubusiri batari ko ayo mashteri ayo baragitiza kuri uyu munsi wa none baragitiza kwa gatandatu ko banza uramutse umukwe wawe aturaho mwana wa aturaho papa ayo mashiri muyongeye ni wacu mukoma amashi mushimire umubyeyi aha urakoze agaramo hagati papa mumushime hagati mumusigasire no umubyeyi mwiza pare yegere hino marene yegere hirya ati mwabonye akarabo nk'akarabo kanje bamaye kuri uyu munsi aha urakoze cyane muhereze yes urakoze cyane mare hagarara hakurya umwe nafatanga n'undi afata aho ngaho muhagurutse buretse mare mumuhagurutse nk'umutware ariko amashimu yongere ayaya domugabo ngo araberwa n'ukuri kw'Imana hereza Buwaze noneho Buwaze no musinya kuko kwakinuwe no musinya kuko kwakinuwe na mukwe uramutse nyirabukwe buraba bavuze ngo ndatukanye nyima ndukanye ndamazi kwa Bibiliya bimbwiye se Bibiliya yarambwiye ngo ubonye umuntu ngo abonye umuntu mwiza ubonye umugore abonye umuntu mwiza urakoze mama marere urakoze ubwo si ubwa mbere mwongeye bwa kabiri ubwa gatatu bwera butagatifu gira vuba ubwa kane umunsi mwasezeraniyeho nimuzatandukane ubwa gatanu umunsi mutagatifu musomye iyo nkuru bindesha ko yinogoza ubwa gatatu umunsi mwiza nk'uyu nguyu umunsi nk'uyu ubwa karindwi umuzuro w'Imana musomye ubwa munani data yaguhaye uzaba wawe nawe ayo mashikaci atereka mwongere ndashaka yuko umugabo wanjye yabyibuha kurenza ahangaha oya mwongere enjoy pare nene kwa nawe na marene muryoherwe urakoze berize aha akuye mu isaha ya zahabu y'amasikoti ari hafi mu mucunge neza kubera yuko ari gihe haba hivanzemwo abantu bakunda gutwara ibitari byabo mbega isaha nziza Yesu uhitamo neza n'uguhitamo Yesu Kristo ugenda ntuyobe n'ukuyoborwa nawe ujyana n'utagusiga n'ukujyana na Yesu kwambara neza n'ukwambara imico nk'iya Yesu kuganira n'utakumvira ubusa ni Yesu gusa ni Yesu wenyine ni Yesu Kristo ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera ni Yesu Kristo ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera kandi bikomeye abasha no gutabara abageragezwa bose n'umugwaneza kandi yoroheje mu mutima niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi nyamara ntibirikomeza imfuruka bimubwire ni Yesu Kristo ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera ni Yesu Kristo ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera yazuye umwana wa Yahuruye nabyo biremera azura Lazaro amaze iminsi ine mu gituro uwo ni Yesu yageze mu bukwe kandi ahindura amazi divayi agenze hejuru y'amazi abantu birabayobera iyo atashe mu
mutima hataha amahoro. Uwo ni Yesu, aye ni Yesu, ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Mwami w'abami, amazi amara inyota, umutima utera imbaraga, turamubazutse. Mwami w'abami, amazi amara inyota, umutima utera imbaraga, turamubazutse. Mwami w'abami, amazi amara inyota, umutima utera imbaraga, turamubazutse. Mwami w'abami, amazi amara inyota, umutima utera imbaraga, turamubazutse. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Ibyo wagambiriye ubisohoresheje imbaraga zawe, natwe abagaragu n'abaja bawe tukaba tubibona amaso yacu. Tugushimiye rero ko warinze umukwe n'umugeni kuva umushinga utangiye kugeza kuri iyi saha aho ubigiye kubishyira iherezo. Turabigushimiye. Tugushimiye kandi imirimo wakoze yose kugira ngo ibi birori bigende neza. Kuboko kwawe twarakubonye, turacyakubona. Ngwino n'ubundi ukomeze ugaragare kuko telesile utabuhejwemo. Niwe wabutangije kandi ni nawe usohoje. Cyubahiro n'ikibi cyawe. Dusengeye gahunda yose rero kugira ngo uyigaragaremo nk'Imana. Ufashe umuyobozi wa gahunda, ufashe abasaza baganira, ufashe abari mu mirimo, imirimo yose ikorwe neza kuri gahunda. Kandi tukweretse n'ibyo turi bwakire byose kugira ngo byezwe bihumanurwe nawe, maze bigirire neza ubwoko bwawe. Urakoze kubyumvise, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu. Cyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye. Natwe iwacu ni ibwami, ni ku Gicumbi, dore ko ari nako karere kitwa n'Igicumbi. Iwacu ni ku Gicumbi cy'umuco nyarwanda, ni ku Gicumbi cy'umuryango. Aho ngaho niho tujya dutangira ibyiza byose. Kandi kugira ngo umubyeyi Safari najya kwakira inshuti ye Eric, hanyuma abahereza nibaze kumutetereza ngo bamutenguhe bamube kure, ahubwo baze kuba hafi kugira ngo aze kumwakira neza nk'uko yamuhishiye, amuhe kuri urwo ruhisho. Amambere irombo ry'inzuki ryahise ahangaha mu bizigira byanjye niriramo urugata, zirankundira, ziraturura, ziratuza, insindikiza ibigobyi n'ibigoba, nirinda gukenuza kuko iwacu ari butware, kugira ngo nyakubahwa Safari niyakira Eric amwakiriza ubuki buzira insinda. Reka mboneho kubwira abanyaminimini, umubyeyi wacu agiye kwakira inshuti yaje imugana. Mutware, uko wakira inshuti yawe Eric, uhaguruka baguha amashyi nk'umutware. Ndagira ngo nakire Nyendaha Eric. Eri, uraho? Muraho neza. Igira hino nkuhobere, ndaba mpobeye umuryango. Nakubonye nishima. Nanjye nari ngukumbuye. Kandi nishimiye kukubona iwacu. Uraho cyane. Muraho neza. Yesu ashimwe. Amen. Indura umusaya nari ngukumbuye. Yego yego nshuti yanjye. Uraho cyane. Muraho Safari. Imana ihimbazwe. Yesu ashimwe. Urakomeye. Yego yego. Muraho mu muryango. Muryango turaho. Namwe muraho. Turashima Imana. Karibu wacu. Asante sana, murakoze cyane. Ndakwishimiye. Hanyuma ngahogira gutya usuza umuryango wacu namwe. Safari. Wabonye rero buriya nyine. Ndagira ngo nkupfunyorere uruhisho naguhishiye kugira ngo nkwakire nkuzimane. Wayumva rero. Ndumva inyengo ari nk'iyiwacu. Yego. Kandi ndumva imitima y'abakristo itakanga. Ntabwo akanga imitima y'abizera n'abanyesabato bose barinywera, nta mizirigira. Noneho rero bagutwaze abana. Hano hari abase wabo ndetse abanyirasenge, ndafata mu umwe hanyuma twumvira ibavamo. Barabyemera ndabizi. Agize iyerekwa. Nta wabyanga rwose. Wabyanga yabantu.
afite undi mwuka. tubakomera amashyi, bakomera amashyi. njye nyirasenge ndamutanze ndabyemera. bakomera amashyi. eri karame safa. umeze ute mu mutima? ni ibyishimo gusa, nuzuye umwuka wera. yego, mu izina ry'umuryango wa Anastase Berize turamukwemereye. murakoze cyane, bakomera amashyi. dukurikije uko wakomanze, uko washakishije, uko wasabye, rwose turamukwemereye. ndagushimiye. izo ni inkwano za mbere. ntigenda yonyine. nta suka igenda yonyine. yakoye mama kwa nyogokuru na ba masenge bose. iyo ni isuka, nta suka, ni isuka ibanziza kujya guhingira inkwano za mbere. inka n'isuka gikari cy'umugabo. bekoroshya n'ikibazo cyongera inka kandi ntigenda yonyine, ariko ntacyo. majyepfo ni n'amajyaruguru birarebana, turabimenya nta kibazo. iyi bayita nta joro, yaba ari ku manywa yaba ari nijoro. ni imashini yahera ubwatsi. uguhaye araguhata, mpereza araguhata. we ntugire ikibazo. iki ni igicuba. ni igicuba. niwo bimenya ibyawe. cyo si ikibumbiro. iki ni ikibumbiro. ndabizi ko bisuzuma. iri harame databuja. yego. baraza kubikorera. ndaza kubikora. arahari se? igira hino. uruhanga ruwemo. wamutahira rehera. yes. murakoze. iki ni ikibumbiro, byose ni ibyanyu. iki ni ikibumbiro, ni igicuba cyunganira kiriya. ntacyo. ndabona kino kibumbiro ni cyiza. iyo akwitamo ikintu n'icyasandara. murakoze cyane. ubwo izo ni inkwano za mbere kandi turazishimye. izo nyene ebyiri zishorere, ariko niba nazigejeje mu muryango ukaba warazizanye nabwo urabimbwira. icyo umbwiye ahanini ndacyemera, kuko hari ukuntu twari twigeze kubivuganaho. pareteri namwe ndi hagara ugeze umugabo munini. tambuka nawe musore, tambuka. igira haruguru wewe, igira haruguru. oya haruguru gutya. ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Guhitamo neza n'uguhitamo Yesu Kristo. kugenda ntuyobe n'ukuyoborwa nawe. kujyana n'utagusiga n'ukujyana na Yesu. kwambara neza n'ukwambara imico nk'iya Yesu. kuganira n'utakumvira ubusa ni Yesu gusa. ni Yesu wenyine. ni Yesu, ni Yesu Kristo. ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. ni Yesu, ni Yesu Kristo.
bose n'umugwaneza kandi yoroheje mu mutima niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi nyamara ntibirikomeza imfuruka bimubwire Yesu Kristo Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera Yesu Kristo Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera yazuye umwana wa Yairo nabyo biremera azura Lazaro amaze iminsi ine mu gituro uwo ni Yesu yageze mu bukwe kandi ahindura amazi divayi agenze hejuru y'amazi abantu birabayobera iyo atashye mu mutima hataha amahoro wamubonye umukwe wawe Bowazi ubundi niyo nambwira kuvuna kare kose twiriwe tuba nagomba niriwe ngurushye ariko n'ubundi sinanakuruhije nibyo kabisa ndamushimye kandi koko numvise Beriza akenewe wa Beriza mu muramutse gira gutya usuza umuryango muha amashyi umukwe iyo yakoye aba yemewe mu muryango turakwakira mu muryango kandi turakwishimiye uhereye nonaha baguha ibyicaro bigukwiye Manwe umuntu umwami akunze kubaha umuntu twabashye mu muryango muha ibyiciro bimukwiye kandi uhita usubiza n'icyifuzo cya Eric ubwire Beriza uti mu mirimo wari ufite data aravuze ngo ikike hanyuma uze urebe data mu gitaramo aragushaka kandi umubwire uti na ya nshuti yawe yahageze urakoze kugira ngo yihute nshuti yanjye baguha amashyi bagushimire baguha amashyi bagushimire murakoze ushike utuze ujye utunganirwa aha umva muko igira hino ramutsa muramu wawe muramutse rekera aho ngaho Bowazi nawe udakabya Bowazi aha mwegere wigenda mwegere muri aba bagabo uko babona bose umugabo ubona munini ufite ibiro byinshi ni uwuhe arabwe no gatatu we ngwino hagara hugeze hindukira ureba hariya ugiye kogoga iyi nzira ugere muri rataje uyizamuke kandi ukwita ikirenge kivuge ugere mu twicara abami nugera ku byimba bya mbere ubishyikemo regena nkuyobora ihute raswayo kubita ikirenge kivuge aha aho ngaho ugeze shika muri iyo byimbo ugezeho shika bimeze neza egama ongera weguke haguruka tambuka ugera hino aho ugeze shika no muri ibyo ngibyo egama neza data n'umukungu cyane akungahaye kuri byinshi afite abakozi batandukanye najyaho ndebe ko engineer wubatse iriya etaje atayubatse mu manegeka ikaba yaza kugutembana aho kugira ngo gutembane rero yatembana n'urutaro mukuru wa data ngaho uwo mwari rero ukuri ruhande akujya imbere agenda kwereke ibyimbo bigukwiye agutambagize nk'uko data yabivuze ngo umwami akunze kubaha dore uko bazajya bamugenza habuze niwanyakira yewe reka ndekera aho ngaho ntacyo aha muhindukire mureba ku ruhimbi mwebwe muhindukire vuba komeza nyami aha aho ngaho aravuze ngo shika nyami isubire mu mirimo ugenda ucundi uvangure aha mutware aya masikoti y'urukundo rero ubu baye umwami wicaye mu twicara abami ugiye gutegeka fata iyo nshyimbo neza yizamure wowe igira hirya munyamakuru
n'uwo yigire hirya. Uwo musore mwiza mumuhe rugari, hanyuma reba umugabo ubona wakubera umujyanama. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko haba inshuti iramba ku muntu ikamurutira umuvandimwe. Reba utunga iyo nshyimbo aze akwegere akubere, mutunga iyo nshyimbo. Yego yego, aha, cahino, yego, fanya haraka. Aha, mwegerane neza, kubitse umutwe weho, wikwiye ku mutwe. Reba shobuja, reba shobuja neza, shika nawe mutware. Hanyuma rero nyakubahwa mutware mwiza, utwara kandi akageza abatwaye aho bakwiye. Aya masikoti y'urukundo, nimba ubona mu butware bwawe bakomeza bakakurindira hariya bahagaze, ndabyemera. Nimba ubona bahagarara babiri bajya ku gikingi cy'irembo, abandi babiri bakajya ku kindi cy'iburyo, zamura iki kiganza cy'iburyo, zamura ikiganza cy'iburyo. Hera hari ivuga ati muhere hari asha, abati muhere hari asha, zamuri. Aravuga muhere hari asha, mukire vuba, amayi nka muzeyi. Musikotinge neza kandi ko mukiyaho shaho busharabanyaga ndabarahiye. Ashi dore umugabo ukwiye mushiki wanje, ukwiye ko umukwa data. Hanyuma data arambwira ati icyifuzo cya Eric cy'ibitegeko, hanyuma utumeho Berize. Bose nibyo. Korodonate nyaruka nyarukirayo mumbwirire uwo Berize, tibuwaze wagukunze umubwira uti yahageze, ugukunda aragushaka, ugukunda aragushaka, udahubwo watire gusa umurema. Yewe iwacu mu minsi yagiye mu rushanwa yo kuririmba, ngene nariye amagi y'amanyarwanda, ngene nariye imineke, ngene nariye indimu, ngene nanyweye numva umuhogo wanjye umeze neza, ndaririmba numva ngo nahogoje. Korodonate nimugoroba, hanyuma ngiye guhembwa habuze n'uwamana ibishishwa by'imineke, bahembaga imineke, barambwira ngo mbaye uwanyuma. Namwe ndaririmbye, namwe munyuma n'amashyi ndayahawe da. Imana ishimwe. Urakoze cyane murumuna wanjye. Yesu ashimwe. Murumuna wanjye umeze neza? Meze neza. Ishimwe yaguhaye amata? Yego. Yagucundiye? Yego. Kabisa. Ufite ibituza byiza binywa amata koko, biragaragara ko byanyoye amata. Nyami mwiriwe neza? Ndabona ufite umunezero mwinshi cyane. Wamenye ibyabaye se? Byakugezeho? Ntabwo byakugezeho? Ye shangazi, hobe Korodonate yarambwiye ngo hari umuntu ngo ategereje ngo ningende gake ngo batanyandikira umuvuduko, ngo kandi ngo bako nawe ahagera. Ariko papa nawe akambwira ati mwana wanjye cunguza uburyo umwete, isaha irakomeje. Hanyuma ariko sinabura kubwira ishimwe, reka nkongore data atabyumva, araza kukwibwirira ibyo yateguye kukubwira. Ni byiza gusa nta kibi kirimo. Ndabona abasaza bawe barimo baragenda bakwiringanizaho kwa kundi mwamenyeranye ngo ntago muzasigana, nimuzacurana mu mirimo, muzasangira byose, ubabwira kutazabatera irungu, ubabwira kuzibanira nawe nabo, uratubwira ngo ntago uzadusiga. Tukakubaza ati ubu ngubu ubonye umusore ugukunda cyane ntago wadusiga? Ati wasi nabasiga ndabakunda nka basaza banjye.
none se beri uzi yuko naje umusaza witwa Eric akaza avuga ngo hari umuhungu ngo mwakundanye ngo urukundo rushumangira urukundo rwa data no kwa Eric ngo rutuma rusugira rugasagamba rugashora imizi ngo namwe mukaba murimo kurutsindagira ngo umusore murakundana witwa Berize haba guhirwa Bowaze haba guhirwa. Uwo musore tubajije Bibiliya mwitangire 24:5-7 haravuga ngo reka duhamagare uwo mukobwa Berize tumubaze twumva ibimuva mu kanwa. None uwo musore koko murakundana ku buryo mwajyana? Yego. Aravuze ngo yego. Ubwo asomye umurongo 5:8 ni wasomye. Yewe. None sasiga abasaza bawe wafuriraga, watiraga amapasi, wasokozaga, wogosheshaga, wamenyeraga icyamatama, none sikiye kubasiga uragiye. Nimba ugiye sinyogosenge we mwakundanaga akagusiga ibisage mu misaya akagutunganya ugatungana ugatera amabengeza abo ba Bowaze naba none uragiye se n'amasinya musize. Reka ndeke masenge muko, reka ndebe mama ujye gubwira ati zankukubura umuharuro nkuharure nkukubure nkubyeture na mama uramusize se none beri ubwo wabikora numva utabikora. Ewe reka mama we reka magara patabona urimo ku buretse beri buretse kurira buretse nawe ako nanjye unansi papa Berize yaje reka migami. Murakoze cyane. Reka dushime Imana. Isashimwe Beri bakure kuruzu ndamutse. Isashimwe Imana. Meze neza. Ngena ndangira mbabwohe ntaki nyegera. None rero ntabwo wari ubimenyereye kuza mu gitaramo cy'abantu barenze bangana batya, wari umenyereye kuririmba uvuga ubutumwa bwiza ubundi ukaba uri mu mirimo yo mu rugo, ubundi ugakora imirimo ya ba nyampinga, ariko banzireho umuryango wacu gira gutya ubasuhuze n'aba bandi twarabatumiye babandi bakuru bawe bari barashyingiwe, abandi ba nyogosenge bose baje twarabatumiye. Burya ntitwakubwiye ariko hari umuryango wahagariwe na Eric baturutse mu majyepfo barizindura baraza baradutura turasangira turasabana turaganira tugira n'ibihe byiza. Hanyuma batwatse umwanya dushaka kubaha ijambo bati dufite umwanya, turashaka umwanya, dufite amagambo y'umuryango. Ngo rero tubaho umwanya, baratubwira bati nyamuneka igihe cyose twaje twikwije, turashaka umukobwa wanyu mwiza Ishimwe Berize tukamushyingira umuhungu wacu witwa Bowaze, none muturemo amaboko muturemo amaguru. Turabyumva turabisuzuma dusanga twabanywereye, turababwira tuti umukobwa turamukunda ariko namwe turabakunda, ariko kugira ngo tumubemerere nuko mwadukwera. Baduha inkwano za mbere baradukwera turishima. Ababyeyi ba so wanyu banyagosenge bati rero umushumba Safari noneho nkuhagarariye umuryango byemeze Berize tumutange. Ntabwo twagutanze rero nk'umuntu ugiye kugirirwa nabi, ahubwo twagushyikirije umuryango kugira ngo usange wakunze. Ntabwo ndi bubisubiremo, wambwiye ko Bowaze mukundana kugeza kuri iyi saha, muracyakundana cyane? Ngo baracyakundana cyane. None rero
abakundanye barajyana twabishimye nk'umuryango. Nagira ngo Eric wigire hino, yego wigire hino muryango, reba umuryango wazanye na Eric. Gira utya arambura ikiganza ngabariya hakurya muryango, umukazana n'abasuhuza, ngwino musuhuze. Maze rero dore ngo Berize muramutse, maze kandi ntugire ngo maze rero atarasubirana na basaza be, sinirwa nk'utongera cyangwa nkubwira ibindi. Berize urabona ababyeyi bamureze, uriya mubyeyi uramureba, bamwita Marene, ni akazina twamwise mu muryango. Agenda ahanagura, urabona ukuntu asa. Berize arasa neza, arasenga, ni umukobwa mwiza. urabona abasaza be, urabona abantu bose bamugaragiye, barumuna be, bakuru be, baje bati mujye kutwereka aho Berize agiye. Baraza, urabona barashananitse, barateruye ibintu, ibyansi, ni ibyakwerekaga aho avuye. Maze nawe uzakomerezeho kandi ndabizi. Maze rero inka ngo yabyaye muki iravangurwa, nyine ndarwanyije Mariya abashumba, sinzi uko uri bubigenze, ariko Berize nguyu umukobwa wasabye mukazana, nguyu nta cyasha, nta cyaha, nta kibazo. Maze rero Imana iguhe umugisha, ayo imfura zisezerana naho zihurira, kandi ndagushimiye nawe. Maze rero tuzongera duhure tugabirana. Mama nguyu, dore nguyu nawe aramenya aho akwerekeza. Maze rero uzakomeza kuba umukobwa mwiza, kandi uzakomeze usenga Imana, kandi uzakomeze wuzure umwuka wera. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, murakoze cyane, ndishimye. Ndagira ngo umuryango wacu mwatubonye, manuka amaboko usuhuze umuryango wacu. Uwazi igira hino. Aha, reka nsabe rero Bowazi, va ku giti, dore umuntu yaje. Gira vuba, ngwino urebe wa wundi wahoraga akuraza udasinziriye, uhora uri kuri telefone umubwira ngo ndagukunda, numva nta wundi mu Rwanda nabona nkunda nkawe. Jejuru iyo nshyimbo yisige na parayisige. Utyo mutambuke munyuze hano, akugenda neza. Ugenda neza n'ukuri, tambuka neza. Hanyuma ndabizi uri umuhanga, warasomye cyane bihagije, n'amashuri wize azagutungana na Berize, ndabizi arahagije. Nago uteye nka wa mugabo wagiye ibwami agenda nta rwandiko, ngo agere kwiremba mu majoro rwandika ararubura, nuko ngo asubizwe inyuma. Nugera ibwami ugasanga irembo ryugariye, ubanze utanga ibyangombwa byugurura irembo, hanyuma ugere ku mutima wawe. Tambuka ugeze ku irembo rya mbere ry'iburyo.
banza uritere saruti, tera saruti kigeshi, kigeshi. Yes. Aha, oya wimukoze imbagara. No. Oya buretse. Umva Boaz, ongera musubize wa mugabo munini. Ongera musubize. Muramutse utamukojeje imbagara muramu wawe. Muramutse utamukojeje imbagara nakwegere neza. Irembo racyugariye. Aha. Atakira urwandiko. Buretse banza ugurura iryo rembo wakire muramu wawe n'amaboko abiri. N'ibiganza bibiri. Aha. Mwegere uhindukire ureba hano. Wayakiriye? Iyo murekuriye Boaz. Umva musore reba hano. Iryo sinde ritambika ugenda subira mu nka. Wagiye? Boaz komeza umwanya uracyari wawe. Ageze ku muhungu wo kwa Rudahigwa. Aramuramukije. Aha. Noneho oya. Akira muramu wawe n'amaboko yombi. Ye. Utyo. Ibiganza by'aba bantu byagiye. Mwongeye muzi ibiganza dushimire twumve. Aha. Murekure Boaz. Iryo sinde ritambika ugenda. Kandi sinze kubura ninza kureba ko yayifashiye hasi. Boaz, hagara hari wani gura munyamakuru. Surenge passport yako agatsinsino kagiye kuri passport. Uteganye na mutima wawe se. Mare igira hino gutya. Ongera mare. Ongera uze mare. Aha. Murateganye neza? Ishi. Uteganye n'umutware wawe? Ngaho Boaz. Rambura y'abako kwa kundi uko nguko. Wijyane inyuma igeze imbere gatoya. Hoya. Gira gutya Boaz. Gutya bese. Boaz, bigeze ngukura mutwara bigenje? Aha. Noneho rero. Subizayo. Noneho rero. Nawemerewe kurarama na nuwemerewe kubika umutwe. Buri wese arebe mu maso y'umukunzi we. Hanyuma mujye gutera intambwe iresha. Buri muntu atera intambwe iresha ni mugenzi we. Musanga. Ngo musange. Berize musange. Yego, hoya murebe se murebana. Museka. Hoya wireba hasi Berize. Ye murebe. Beri. Boaz aragiye ko. Aragitiza Boaz aragize cy'umusiri batari. Ayo masheri. Baragitiza kuri uyu munsi wa none. Baragitiza kwa gatandatu. Wirira beri ikirarize chimo mosi y'uyu munsi. Aha. Oya wari wahogora se reka ze akwereka ibyo yaguteguriye. Aha. Boaz, ndashaka yuko werekera hino. Ubwo no uhagarara. Uragarara we Boaz. Harimo radio harimo iki? Oya Boaz afite udushya twinshi kuri uyu munsi. Yambaye nete noneho. Okay? Ngaho none ngo waye burenganzira akoramo. Aha! Akuye mu isaha ya zahabu. Y'amasikoti ari hafi. Mumucunge neza kubera yuko ari gihe haba hivanzemwo abantu bakunda gutwara ibitari byabo. Mbega isaha nziza. Akisa muhamashi. Muyishimire n'amashi menshi. Urakoze. Aha, mwambike.
umutozo w'ibumoso w'akaboko ke ati ndakwambitse ndagutatse ndagutatse masenge wawe yaragutanaze yaragutatse oya mutake mutanage Berize aramwenyuye amwenyuye nk'imfura aramwenyuye Berize yes itari byiza rwose oya mwongere Boise hino kirapare yes muhereze ateka mazendera karabo kanje ameze nk'ako karabo oya Berize ngo arasumbye kara karabo aha arakiriye habuzemo amashi yo gushima Boise ati mwabonye akarabo nk'akarabo kanje bamaye kuri uyu munsi aha urakoze cyane muhereze yes urakoze cyane mare hagarara hakurya hereza Marina akwakire oya Boise nago arashirwa ijya hino pare uba twaje impano mfa mutima Boise yageneye akarabo ke nayimuhereze muregereye gatoya ongera gato yego uhindukije ku by'urwo rurabo baza kubona mu mashusho yego aha yes muhereze agapfutse kavuye ku mutima muhereze impano mva mutima uyitakiye weekend oya Boise okay hanyuma mwegere neza reka sabe abafotogarafe batabigize umwuga bose bicara abafotogarafe bose batabigize umwuga bose urakoze birahagije hanyuma twaje Berize impano mva mutima yo kwereka Boise yuko amukunda ariko iyo mpano ntabwo ariyo isumba izindi mpano asiganye Boise indi araza kuza kuyikwereka hatoya yitambike turebe yitambike mwese aha yego hanyuma Berize ndabizi basaza turi abasirikare wowe uri umunyaruhimbi ndashaka yuko umwenyura nk'umuntu wabyaje imbyeyi yego urakoze cyane Boise nahereze pare amwakire aha rero reka nsabe Berize arekure Boise Berize aji wacu kandi arasweyo agende yakire papa amuzana hanga kuri podium bahamufotorere Boise amubwire ijambo rimuri ku mutima nimba hari n'icyo ari bukore agikore iraswayo Berize iji wacu ugende uzane papa wawe ukwiye gushimirwa mu rame rwa bose agahabwa ikamba rya kibyeyi yuko yabyaye neza akarera neza ayo mashini muyongere arakayahorana umubyeyi mwiza wambaye severante n'Imana imuhaye umugisha kuyongera ko yari afite abafite muzongerwa n'ubundi banza uramutse umukwe wawe aturaha mwana wa aturaha papa ayo mashini muyongere niwacu mukoma amashi mushimire umubyeyi aha urakoze agaramo hagati papa mumushime hagati mumusigasire n'umubyeyi mwiza pare yegere hino marere yegere hirya ufite impano Boise yageneye sebukwe nayimwegereze hanyuma abaretse kugira icyo akora Boise yimuhereze gusa abaretse kugira icyo akora mbanze magere uri mwiza ibyo ukora byose ni byiza Boise teri intambwe gutya udasubira inyuma teri intambwe gutya udasubira inyuma nari ngubwiye ngo hariya ku buryo wegera ubuteganye na Berize aha ongera gato aho ngaho hanyuma hano haze kujya aha ngaha ha papa ngaho mwambika utavuye aho ngaho wena kumwegere ariko utavuye aho ngaho uragiye oya wigenda
yego mwegere gake mwambike udahindukiye bana abanyamakuru rega nashaka ko inkuru mwambike neza Berize mwambike papa neza mubwite tukurinze izuba n'imfura ntago izakugeraho kuri uruhanga rwiza rw'uruhemure uri umutwari mu batwari buretse gatoye umwe nafatanga n'undi afataho ngaho mumuhagurutse buretse mare mumuhagurutse nk'umutware ariko amashimu yongere ayaya do mugabo ngo araberwa n'ukuri kw'Imana hereza Bowaze noneho murebe bari abagabo noneho aha wayishoje urakoze cyane mumure kureba papa nimba hari ijambo ufite wavuga rivuge ubwira umukwe wawe ati niri ngiri urakoze utuzajye ugo rwiza mwana wanjye reka mubwije isubire mu byimbo papa isubire mu muhamasha arimo kuza umutware araberewe rwose aha igira hirya gatoya genda uzane mama noneho genda uzane mama yego ayiwe humura ihangane na nyagosenyeho niko byamugendekeye niwe yari umukobwa nkawe ayiwe ariko ayo bashyiri muyongere iriya foto muyifotore mwabashene mwe muyifotore yego urakoze dore umunsi udasanzwe dore umunsi utagira ukusa ayiwe ramutsa umukwe wawe Bowaze nuramutsinya kuko wakinuwe nuramutsinya kuko wakinuwe nta mukwe uramutse nyirabukwe buriya baravuze ngo natukanye nyuma ndukanye n'amazi ko Bibiliya yabimbwiye se Bibiliya yarambwiye ngo ubonye umuntu ngo abonye umuntu mwiza ubonye umugore abonye umuntu mwiza urakoze mama Marere urakoze mwake byose Marere bimwake byose aha akana na mama naguhereze none watwaje Bowaze Imana yateguriye mama cyangwa nyirabukwe yego Berize igira imbere gatoya kuyifata iyo mpano neza muyitambike kwa kundi gakeya muyitambike kwa kundi aho ngaho aha reba hari Bowaze uyifasheho ifatira ikindi kiganza Bowaze iyo mpano irahenze cyane ariko oya nawe turi kwikosa Berize nawe turi kwikosa attention urakoze cyane murekurire mama noneho murekurire mama uwaje gutwaza mama ari hehe bababyeyi baje bagaragiye mama bari hehe mwese ko ari mama watubyaye nimba nicayeho ubwo mugize ishyari namwe muze kwicara kuri mama wanyu mama Berize yambwiye ngo afite amagambo amaranye igihe kingana n'imyaka 21 ngo ubwo wari umaze kumusama cyangwa umaze kumutwita ngo hari amakuru yamenye ngo wagendaga ngo wigengesereye ngo udahuga gahugana ngo ibyo yarabimenye mama ngo arabizi ko hari ibintu byinshi wagiye uhurwa kubwe ngo ariko mu byo kubwo gusenga Imana kwa safari ngo arasenga ngo urasubizwa ngo ibyo yarahuzwe ngo urongera ngo urabifungura ibinyobwa urabinywa ngo ibyo ngibyo arabyibuka ngo ari gushime muramerwa bose mama ngo maze kumwibaruka ngo pisine wamufukuriye ngo ukajya mukarabya agasabune keza gahumura ngo ukajya mukabya amazi y'akazuyaze ngo ayo mazi ne ngo yarayamubwiye ngo akarira ngo kumukarabya ngo agahisume keza kererana k'umweru ngo barakamubwiye ngo kamuhanaguza ngo kamusimiza ngo igikobwa nkunda ngo igikobwa ngurikiza we ngo ayo makuru yose arafite ngo amaze kuba umwangafu ngo kwajya kumubwira ngo mwana wanje ngo nkuri hafi ngo nzakurinda kandi nawe Imana izakurinda ngo uzayicaza mu ruhame rwa bose ngo izo nama n'impanuro ngo yarazumvishe kandi yarazumviye ngo uyu munsi wa none ngo kwicaza mu ruhame rwa bose ngo agushimire mama ngo uragahoraho ngo urakabyara uheke ngo agahana ibintu n'abantu ngo uri umubyeyi mwiza ntabwo wabaye umubyeyi gito mumuha amashyi mama haguruka Berize mumuhagurutse mama mumuhagurutse
urakoze cyane. Reka mama asubire mu byimbo, hanyuma ndarike masenge wa Berize. Urakoze mubyeyi, urakoze. Musome igitabo cy'umubwiriza 3:5 havuga ngo hari igihe cyo kuramukanya. Hagaramo hagati mama, hagaramo hagati. Ufite impano ya nyirasenge nayitambutse vuba, natambuke vuba. Akira mama, koraho nawe Berize. Edinas nawe natambuke vuba. Edinas arakurikirana Chantal. Chantal nawe nabe hafi. Murakoze, murakoze, Imana ho mugisha. Ufite impano nabanguke. Bashaka impano ya Chantal. Chantal nizeye ko ageze hafi nawe. Chantal Bernadette nawe hafi. Bernadette nawe hafi. Urakoze, rekeraho, hagaramo hagati. Bernadette nawe hafi, nufite impano abe hafi. Akira kora Berize. Impano yose yemerewe gukoraho yose. Bernadette yageze he? Urakoze mubyeyi mwiza. Mbe nyogoku twadushaza nasizubibye munsi y'urugo kareze nyine ninzase najyuzama. Urakoze mubyeyi, hagaramo hagati muhereze. Reka tuarike. Urakoze cyane. Waje twaza mama ari hehe? Ninaje twaje nyogokuru banguka. Yego. Reka dusabe papa wa Boaze nawe atambuke. Aha, oya yimuhereze gute mama. Baretse nyogokuru. Dusabe papa wa Boaze nawe atambuke hano. Papa Boaze natambuke. Papa Boaze natambuke. Boaze amwereke umukazana. Urakoze nyogokuru igendere. Urakoze, igende nyogokuru. Urakoze nyogokuru. Genda papa, hereza pare. Hagaramo hagati. Yego. Ufite impano Berize yateguriye sebukwe nabanguke. Yego. Uretse kugenda. Hagarara neza ureba hara hepfo. Gera muri urwo ruhanga rwawe. Gumisha reba hariya. Urakoze cyane. Aha. Yego. Uko Marina kubwiye bari kubigenza. Marina arasobanutse ndabizi. Akira Boaze ngwambika papa wawe. Berize agarane uruhagaze aho hirya. Yego. Noneho rekeraho. Berize tunganya iyo shapo neza. Gitunganye neza. Hasi. Aho harabaje. Iyo nshyimbo niba yiguhereze. Aha. Yimuhezeho ko mwatanze ya mbere. Urakoze. Urakoze, rekeraho. Berize goma honga niwe wimuhereza papa n'umugabo wawe. Muhitambike kwa kundi kugira bayifotore neza. Akira data. Reka toke mama wa Boaze nawe atambuke. Boaze egera papa ariko. Egera papa. Yego. Dore umugabo ngo araberwa wagira ngo ni Kagame ku gahuru. Uraberewe n'ukuri. Urakoze. Urakoze. Murakoze. Urakoze cyane, igende papa. Isubire mu byimbo rwose. Urakoze. Hereza Marine ayo mafaranga yacunge neza.
uko umutungo ucunzwe neza koperative zirunguka. Hagaramo hagati mama. Mumuhagarikamo hagati aho ngaho. Yego. Yego. Banza usuzuma ukazana. Ayo mashini umve rwose y'urufaya. Ayo mashini y'urufaya. Urakoze. Uwatwaje berize impano ya nyirabukwe. Nyirasenge akira mama muhereze kwa kuri mwatanzi ya mbere. Yego. Yego akira mama. Uwaje gutwaza mama ari hehe? Natambuke. Murebe hariya mwebwe. Simurangare. Urakoze. Urakoze. Akira uhereze uwo mubyago utwaze. Reka turarike n'ubundi nyirasenge wa Boaz ne watambuke wamushimiye muhame rwa bose. Murakoze bayishoje igendere mama. Urakoze kubyaranya kubyaranya guheka. Tambuka shangazi. Shangazi wa Boaz natambuke. Emerita. Emerita. Agarama hagati kuramukanya nago bikemewe. Rekeraho ngaho rekeraho amavuta na berize. Rekeraho ngaho na Boaz. Uwatwaye iyo mpano nayimuhereze vuba. Isabera atambuke. Ndumva ariko byanditse Isabera. Nawe natambuka yihuta. Tambuka Isabera. No kwirabazi. Ramutsa munamukazi wawe gaceya rekeraho ngaho. Rekeraho kuno Boaz kureba. Yego ko nakazi kawe. Hagaramo neza hagati. Reka torike Fromina abanguke. Fromina nabanguke. Reba hariya. Reba nago bagufotoye. Urakoze igendere. Tambuka Fro. Ufite imana ya Fro mina natambuke. Francine natambuke. Francine. Tambuka Francine. Niweho. Zana mufashe. Igira mama igendere. Agaramo hagati. Boaz nakoreho yego akubaza kutemba guseka kwa kundi mwana wambwiraga ngo uzabe umwenyura. Okay. Igiye nyuma gatoya. Ongera. Aha. Nyakubahwa Boaz. Akarabo kawe. Agashika urumva wakazimanira gahagaze cyangwa kicaye. Mbwira reba hano. Subiza ngewe. Iki? Yicara. We haguruka. Iravuga urakice we.
ngaho mwiyegereze neza umusomye n'umusomye turi kumwe n'abapasitori hano musomye ariko n'umusomye kirazira keretse inyuma ya saa 10 ndaza kuguha uburenganzira ubwo si ubwa mbere mwongeye bwa kabiri ubwa gatatu bwera butagatifu gira vuba vuba ubwa kane umunsi mwasezeraniyeho nimuzatandukane ubwa gatanu umunsi mutagatifu musomye iyo nkuru bindesha ko yinogoza ubwa gatandatu umunsi mwiza nk'uyu nguyu umunsi nk'uyu ubwa karindwi umwuzuro w'Imana musomye ubwa munani data yaguhaye uzaba wawe nawe ayo mashikacikaci tereka hano hereza Berize urumva wazimanira umutware wawe ahagaze cyangwa yicaye reba hano yicaye mubwite ishika mutware nukuri kw'Imana dore umugabo ngo aragaye dore umugabo ngo urakoze cyane urahenze wa mugabo we urahenze nukuri kw'Imana mu Rwanda hose kugira ngo Berize akwemere kabisa ayo mashikacikaci kwa Berize umwongere Berize uwaguhaye arakongera nagaguhata nk'ibirayi ahabwa arakongera abavuzi b'amazina y'inka aha urakoze Berize tereka hariya ongera uhaguruke aha suko nibyo nashakaga mwabaye mwe hanyuma rero Boaze akira mumbwire nawe afate umushuti we bajye ku musozi w'indatwa bajye kureba imyaka yezeyo abandi bose baretse hanyuma Boaze zimanira umukunzi wawe muzimanire oya muzimanire rwose oya mwongere aha urakoze Boaze ishika Berize umwanya n'uwawe duzipoze yuko umugabo ahizutse ku murimo ageze muri asanze wamuteguriye ugiye kumuzimanira umwanya n'uwawe warebye umugore wawe urareba abandi ubabarebaho iki bana abanyamakuru bareke arapfukamye n'ukuri kw'Imana ariko mwamuhaye amashi Berize uyu mukobwa sasanzwe urakoze cyane urakoze atereka mwongere ndashaka yuko umugabo wanjye yabyibuha kurenza ahangaha oya mwongere enjoy bare nene kuvuga nawe na marere muryoherwe urakoze Berize namuzehe na